mu gice cya mbere cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Jinta amaze gusinya ku mpapuro za divorce ndetse yarazizaniye umugabo we Lucas. Yaramaze kumusaba ngo sinya kuko ngiwe namaze gusinya. Inkuru yacu reka tuyihere n'ubundi kuri Jinta na Lucas. Lucas ati izo mpapuro nizishye. Jinta ati ndagira ngo nyine usinye izi mpapuro nizagatanya. Lucas mu gatwenge kageretseho agahinda yitegereza umugore we Jinta akamubwira ati baby, are you okay? Umeze neza? None se uyu n'umugore wanjye nsanzwe nzi Jinta nangwa abantu buri baby wiriwe hehe? Ndetse ariko niriwe mu kazi. None se hari kosa naba nakoze? Jinta toya nta kosa niri na rito wakoze. None se mu gihe tumaranye haba hari ikosa naba naragukoreye ritumye ufata iki cyemezo? Jinta arira abwira umugabo we akamubwira ati Lucas, ndagukunda urabizi. Ngukunda n'umutima wanjye wose, ngukunda n'ibyanjye byose, ngukunda na buri kimwe cyanjye cyose. Uri byose kuri njyewe. Nta kosa niri na rito wankoreye. Numva mu mutima wanjye nta kubabarira. Turi abantu twese turakosa. Ahari nanjye wenda hari udufuti tumwe na tumwe nagiye ngira, ariko waratwihanganiye. Ntacyo ngushinja mugabo mwiza. Wampaye buri kimwe, wampaye urukundo, kandi n'ubu uracyabikora. Wankunze kurusha ukundi wese yankunda, wanyakiriye ukundi. Nkunda ko wakunze njyewe wanyawe, penda nabigushimira cyane. Ariko ibi ni ngombwa, tugomba kubikora. Wambabarira njye nawe tugahana gatanya. Lucas ati babe, kanguka. Ese uri kurota? Ubundi izi mpapuro wazikuye? Kuva ryari unzanira impapuro za divorce ngo dutandukane? Mbwira ikosa mfite basi ndisabira imbabazi mugore mwiza. Jinta ati babe, ibi tugomba kubikora. Lucas ati no way, ntago ndi kubyumva. Njyewe ntandukane n'urukundo rw'ubuzima bwanjye. Njyewe ntandukane n'umugore wanjye nkunda cyane. Njyewe I can't. Ntago nshobora. Undi ati nyamara wabikora. Lucas ahera akagafata za mpapuro akagenda akazibika. Yamara kuzibika akagaruka afata ibiganza by'umugore we Jinta akamubwira ati baby, ndeba mu maso, urankunda? Jinta amarira atemba ku matama. Kuvuga biramunanira, ahubwo agaturika akarira. Ararira cyane. Lucas aherako akamuhobera. Yamara kumuhobera, mu kiniga cyinshi n'agahinda, Jinta abwira Lucas akamubwira ati mugabo mwiza, ndagukunda birenze uko ngiyewe nabimenya. Ndanagukunda birenze uko mbyumva mu mutima wanjye. Ahari sinzi amagambo yasobanura urwo ngukunda n'ingano yarwo. Lucas ahera akamuhanagura akamubwira ati babe, rekera aho ngaho kurira, please, ndakwinginze. Ngaho tuza basi.
aramwicaza agahera kakamubwira akamubwira ati baby you know ziriya mpapuro ntabwo ndibuzisinyeho sinzigera nanazisinya kwanza reka nze nkwereke aragenda akazamuka n'ubundi akareba mu kabati aho yarazibitse akazimanukana ahita yinjira mu gikoni ariko agahera kakagaruka agafata Jinta akaboko akamubwira ati baby nkurikira binjira mu gikoni agacana gaze yamara gucana gaze agahera ko gatwika za mpapuro Jinta bireba akamubwira ati none se kuzitwitse Lucas ati ndazitwitse nta gatanye hari hagati yanjye nawe yewe nta nizigera ibaho kuko ntayo nzigera ngo hape yewe ndagukunda niba utakinankunda basi mbabarira uguma ahangaha ninshaka njye nkwishyura ku kwezi nkwishyura umbwira amafaranga yose ushaka njye nkwishyura ariko ukomeze ube muri uru rugo nta wundi mugore mbona mu mboni zanjye nta n'undi nifuza uretse wowe wenyine Jinta araturika akarira areba uburyo umugabo we mukunda ariko yatekereza ku muryango we n'amagambo birwo bamubwira umutima we ukarushaho kuremererwa umutima aribaza akavuga ati semana ndahitamo iki ndekeke umugabo wanjye arankunda kandi nanjye ndamukunda ariko se kuki umuryango we utanyakira kuki utakira ko urubyaro rutangwa nawe nibyo bagize umugisha wabahaye kubyara baraheka ese batekereza ko buri wese agira uwo mugisha ese ubundi mana njyewe wampuye iki mana njyewe unzize iki kubera agahinda kenshi aba afite mu mutima ahera ko akiya ku mugabo we aho baba bahagararanye agasa n'uwiruka yerekeza mu cyumba ukasubira mucanga akabona imyitwarire y'umugore we ntago isanzwe ndetse akabona ntago rwose bisanzwe bibaho atangira kwibaza akavuga mana mugore wanjye yabaye iki niki cyamushenguriye umutima bigeze aha mana niki kiki kujya mbere mana kugeza ubu sindasobanukirwa ese ibi ndamenya mbihanduringa gute ese ibi ndamenya mbitwara gute mana ntabwo byumvikana ahera akagakurikira umugore we agera ku cyumba agasanga Jinta yifungiranye aramukomangira akamubwira ati baby fungura Jinta atoya Lucas ndumva nshaka kuba ndi njyenyine Lucas biramucanga akamubwira ati babe please ese uragira ngo nanjye ndire mbabarira ufungure nudafungura uyu muryango ndawumena Jinta aramwihorera Lucas aramanuka akajya gushaka ikintu cy'icyuma akaza agatangira guhonda urugi Jinta arabyumva agahera kagafungura kamubwira ati baby uri mu biki ariko ko mbona urashaka kwica urugi uri kurwana n'icyo ubundi waretse watuje ndahera kakamubwira ati none rajya ngo mbigenze ne ko ari wanze kumfungurira umuryango nagombaga kuwica Lucas ahera kakamuhobera afite ikiniga cyinshi akamubwira ati baby twasezeranye ko utazigera umpisha twasezeranye ko nta kintu nta nibanga rigomba kuba hagati yanjye nawe mbwira niki kiri kujya mbere mu buzima bwawe kubera icyo uri kwitwara bidasanzwe mu gitondo twavuye ahangaha tujya mu kazi tumeze neza wishimye utuje ninde waguteye stress ninde wakubabaje Jinta yitegereza umugabo we kubera ko aba anamuhobeye anamusumba asa n'urarama amureba
akamubwira ati mugabo mwiza mbabarirerega nanjye sinjye mfite agahinda mu mutima wanjye ntazi ingano yako njya nibaza icyo nacumuye kuri iyi Imana nkakibura ese koko Imana nayo isigaye yibeshya Imana yambeshya urugo rwiza rwuje umunezero nibyo rwiza yararumpaye ariko yambwiye ko izamo umugabo nkunda nabyo yarabimpaye ndabibona ariko se bimariye iki ko n'ubundi ndufitemo agahinda kuki Imana ibeshya kuki ibeshya yambwiye ko nzaba ndi mu rugo urugo nzaba nishimiye ariko se ubu ndishimye Lucas ati babe kubera icyo uri kuvuga gutyo ndaba narakubabaje muri iyi minsi hari ikintu kibi naba naragukoreye bikuntera ubwoba Jintato ya baby nta kosa ufite uranankunda ndabibona ariko ikibazo simbyara Lucas ati again ugaruye cya kibazo ntabwo byara ibyo nge narabyakiriye kandi ntacyo bintwaye ese ubwirwa n'iki ko atari nge ufite ikibazo kuki wanzuye yuko ari wowe utabyara Jintato ya mu bigaragara ashobora kuba ari njyewe ahubwo ntago ari wowe so baby ziriya mpapuro ubona rero nari kuguhereza ngo usinyeho bampaye itegeko ryo kuguhereza ngo uzisinye kandi nanjye nzisinyeho so umuryango wawe ntabwo nshaka ntabwo bankunda Lucas atari kurabiza umuryango wanjye waragukunze njya kukwerekana mu rugo mbabwira kuri fiance wanjye mama yarishimye bashiki banjye barishima ndetse n'abakuru banjye Jinta ati nibyo baranyishimiye ariko uyu munsi ntago bankunda ntago banyishimira ngo nuko gusa ntabyara ese wari uzi ko impapuro nari ndi kuguhereza ari Reyera wazizanye bansabye kuguhagatanya kandi ngomba kubyubaha Lucas reka dutandukane Lucas ahobera umugore we akamubwira ati baby twasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu twanzuye yuko nge nawe tuzatandukanywa n'urupfu nta cyadutanya igihe cyose nkiriho igihe cyose ngihumeka ntago nge nawe tuzigera tubukubiri nge nawe tuzasazanya ubu byara nangwa utabyara mbe mbyara nangwa se ntabyara ibyo simbyitayeho icyo nitayeho ni wowe uri buri kimwe kuri nge umuryango wanjye wureke gihorere kandi byose ndaza kubyitaho ahera kakanamuterura bakamanuka mu sitting room amuteruye amwicaza mu ntebe yarangiza agahera kakajya kumutegurira umureti akawuzana akamuhereza ari nako andamutamika kugira ngo byibura arebe ko umugore we byibura yanamwenyura agaseka kabwa ati ko mbona udaseka njya kugushakira ice cream Jinta ahera ko agaseka akabwa ati baby wagira ngo nseke iki Lucas ati ibyo nibyo nashakaga kubona useka iyo utishimye simba nishimye iyo ubabaye mba numva hari ikintu kinini cyane ndi kubura mu mutima wanjye so baby ntugatume mpangayika ariko Jinta ati basi mbabarira ku myitwarire yose ngaragaje mu kanya gato gashize nari ndi kwitwara bidasanzwe kandi ukuntu kutari kwiza Lucas ati babe ngomba kukumva nawe ntago ari wowe
bakomeza kuganira noneho bagatangira guseka bona ibyishimo bihari kuri bombi urukundo ari rwose ubona ari urugo rwishimye nubwo batigeze babyara bahera ko bagafungura televiziyo bagatangira kureba TV ariko kubera ko Jinta aba ananiwe kandi yifitiye n'umubabaro mu mutima agwa agacuho agahera kakarambika umusaya we ku bitugu by'umugabo we bikarangira hasinziriye Lucas arabibona nta kindi kintu akora ahera kagaterura umugore we kamujyana mu cyumba aramworosa yamwara kumworosa nawe agahera kakinjira mu mashuka akaryama aramwiyegereza kamusoma mu gahanga Lucas ahera kagapfumbata umugore we ubundi akazimya n'amatara bakaryama tugaruke kuri Leila ari kumwe na mama we baba barimo baganira mama akamubaza ati none se Leila ari mu masaha ya mu gitondo kugiye mu kazi nta kintu mbwiye waraye utashye bwije uriya mugore yemeye gusinya impapuro Leila ati mama Jinta ntago yoroshye Jinta akunda Lucas ikindi mama ibi bintu ngiwe nta nubwo mba mbishaka njyewe Jinta ndamukunda ngerageza kumubwira nabi kubera ko ari uba wantumye ariko nanjye ku rundi ruhande iyo maze kumubwira nabi sigarana amarira n'agahinda sigara ndi kwibaza byinshi mu mutima ariko niba ari ukubikorera umusaza wanjye byose ngomba kubikora yego ntabwo mwanga ariko byibura niba atabasha kubyarira musaza wanjye yego nibyo agomba kugenda ariko ku bwanjye ari ibishoboka nyine twamwihorera ariko kubera ko nyine mwese muri famiye mushaka akagenda nyine ngomba gufasha nka famiye gusa nyine Jinta aragoye sinzi ko azabyemera impapuro nazimusigiye gusa sinzi niba ari buzisinyeho ngiye kujya mu kazi ndaza kunyurayo nimugoroba ndamubaza niba byibura yabashije kuzisinya kuko nasize mubwiye ko agomba kuzisinya kandi agatuma na Lucas azisinyaho mama wabo ahera akamubwira ati ariko Leila hari ikindi kintu natekereje Jinta ashobora kuzatugora reka tumutega agatego Leila ati ngwiki akahe gatego se kandi mama undi ati tureka tumutega umugabo tugiye gushaka umusore mwiza tumutege Jinta uwo musore tugomba kumwishyura agakora uko ashoboye akazaryamana na Jinta Leila ati mama icyo gitekerezo ntabwo cyaba ari sawa ushaka ko Jinta na Lucas batandukanye kubera ko Jinta yaciye inyuma mu musaza wanjye undi ati wabimenye nibyo nshaka Leila ati mama Jinta akunda Lucas ntabwo yamuca inyuma ahubwo shaka ibindi upanga undi ati yewe ndabizi bizakora tuzakoresha n'indi mipangu n'ayandi mayeri ariko bizakunda ndabizi Leila ati none se mama urashaka kubikora gute undi ati byihorere njyewe namaze gushaka umusore naramubwiye ukuntu ibintu bimeze so agomba gutangira akora muri iriya company nibwo bizamworohera kugera kuri Jinta
ndabizi neza bizarangira bigenze uko mbishaka. Jinta naramuka arokotse ibingibi uyu mutego akawusimbuka, nzamureka. Ubwo nzabona ko rwose kumukura muri uyu muryango byananiye. Nairata okay. Ubwo reka ngende, uwo musore uze kumubwira nimugoroba duhurira ahangaha twumve nyine. Rayirahira kakigendera, mama wagasigara aho ngaho. Masaha aragenda akicuma bikagera mu masaha ya saa sita rwose, masaha ya lunch. Jinta aba yibereye mu kazi ariko atigeze ajya kuri lunch. Ari aho ngaho ari muri company atuje nta kibazo afite. Kuri office ye haza umusore mwiza muremure w'ibogari, mwiza pe. Akamukomangira, akimukomangira Jinta yubura amaso kavuga ati karibu. Umusore akinjira agikubita Jinta amaso, bona ari umugore mwiza cyane wuje uburanga, ureba neza, useka neza, w'ikinyabupfura. Jinta amuhereza karibu akamubwira ati nimwicare. Ahera kakamubaza ati se tubafashe iki? Umusore aba ari mwiza, Jinta nawe aramureba kabona ni umusore mwiza udasanzwe. Umusore yubura amaso byonyine uko areba ku muntu utazi kwihangana. Umusore aba yagukurura akagutwara amarangamutima yawe yose. Jinta aramwitegereza akamureba, agasa n'utwawe gatoya ariko agahita yikanga, agasa n'uzunguje umutwe kavuga ati Jinta tuza, relax, calm down. Umusore amwenyura, Jinta akireba uburyo umusore amwenyura asa naho ibyo byose bimurangiriyeho. Areba uburyo umusore ari mwiza, ahita asa n'uwijijisha akikoroza, agahita ahera ko akamubwira ati excuse me. Arasohoka kajyanza akavuga ati man, nubwa mbere nabona umusore mwiza pe. Mana kuki mbonye uyu musore umutima ukanjya, hase kuki numva ntatuje. Musore yisize ibikira mu mutima akibwira akavuga ati mutima wanjye tuza uri umugore w'umugabo ufite Lucas kandi Lucas uramukunda. Uriya musore ubonye ifate nkaho unamere nkaho utamubonye. Arabanza akiturisha, yarangiza kongera akinjira akambwira ati hariya tubafashe iki? Undahera kakamubwira ati narinje gusaba akazi hano mabuja, bandangiye hano. Undatizana hano ibipapuro byawe turebe. Jinta areba mu bipapuro akitegerezamo, yanze akambwira ati noneho genda tuzaguhamagara. Umusore ahera kagasohoka akigendera. Arimo agenda mu mutima nawe aribaza avuga ati ariko se uyu mugore ko mbonye ari umugore ugira umutima mwiza, ko mbonye wagira ngo aratuje, bundi nyiraho ko mwangiriye, bundi kuki umuryango w'umugabo utamukunda? Ese ubundi ibi bintu birakwiye ko mbikora nangwa ntago nkwiye kubikora? Ese ubundi ibi bintu nkwiye kubikomeza nangwa ntago bikwiriye? Umutima umuramubwira ati oya ibi ngibi wibikora, ariko yarangiza akibwira
ariko se ubundi ko banyishyuye niba banyemereye miliyoni 20 izo nagenda nkazitoragurara oya reka mbikore nk'akazi nyine mbonye ari n'umugore mwiza ngize n'amahirwe agatandukana n'umugabo we nanafatiraho da ati baze ko umugore bantumye kugenda gusenyera bwa mbere nkimukubita amaso mise numva mukunze ati mbega umukobwa ni mwiza pe yamuhanze ntiyamusondetse ruhanga wamuhanze yamuhanze neza yamuhaye ibyiza byinshi irangije imuhereza n'umutima mwiza. She's cute in and out. Oh my god. Enda tungu. Tuve aho ngaho tugaruke kuri mama Lucas ari kumwe na Layla. Layla kumugata ariko se mama uwo musore ko yatinze ese ubundi ubwaraza ako se ubundi mama ubundi bini ngombwa ko bikora ubundi twakwakiriye ko Jenta atabyara tukareka kumutandukanya n'umugabo mama Layla ahera kakamubwira ati ibi nibyo dupfa buri munsi twemeranywa ibintu byagera kuri point ya nyuma ugahera kubiva mukambwira ngo tubireke mu gitondo wavuye ahangaha tutumvikanye ibi bintu ndi gukora ntitwabiganiriyeho mbabarira rero Layla ko gaceceka ako kanya wa musore arinjira yamara kwinjira akicara mama Layla ahera kakabwira Layla akambwira ati Layla dore umusore nakubwiraga n'uyu nguyu rero hura nawe Layla ahera kakamuhereza akaboko akamuramutsa akamubwira ati nitwa Layla ndati wow byiza guhura nawe Layla nanjye nitwa Sam Layla okay byiza guhura nawe Sam batangira kuganira mama Layla akamubwira ati rero Layla uyu musore Sam niwe dushaka gutega Jenta uyu niwe tugiye gukorana ibyo azajya akora byose azajya guha report ati siko bimeze se Sam ndati cyane niko bimeze none se ubundi nzabikora kugeza ryari Layla aramusubiza akamubwira tuzabikora kugeza igihe Lucas na Jenta bazaba batakiri kumwe baratandukanye ese ubundi Sam mama yambwiye ko agomba kujya gushaka akazi muri company yabo kugira ngo bikorohere kuba wagera kuri Jenta ese waba wabikoze ndati yego nje hano ariho mvuye ku depose ananyemereye kazamamagara so rero kadutegereze reka dutegereze turebe niba byibura bizakunda ariko ubundi mushaka ko nkora akazi gateye gate bahera ko bakamubaza ati none se ubundi wasabye akahe kazi ati nyine nkuko mwari mwabinsabye mwari mwansabye ko ngomba gusaba akazi k'ubushoferi nyine nkajya mutwara niko rero nasabye
undi ati aha ako ngako ni sawa ubundi wowe uzajya umutwara umunyuzemo umuhereze n'udukeya ujye unamunyuzamo umutunganyirize byibura niba yambaye n'ishati uyitunganye niba yambaye ikote uritunganye twe dufite umuntu tuzishyura ibyo uzajya umukorera byose bazajya bafata amafoto n'amavideo kandi ujye unyuramo ujye unyuzamo mumere nkaho hari ikintu kiri hagati yanyu mwembi ujye ukora uko ushoboye unamusange muri ofisi nanagukundira wenda no kuryamana muzaryamane samate ngo iki ngiye kuryamana n'umugore w'abandi abanditse isaha akazi se twe turashaka ibimenyetso nta kindi samate okay nzagerageza inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese Samu akazaza akabona muri company ya Lucas na Jinta nangwa nagazakabona ese naramuka kabonye umugambi wo kwigarurira umutima wa Jinta kugira ngo arebe ko yamutandukanya nangwa se bamutandukanya na Lucas bazawugeraho ese ubundi bibari gukora birakwiye byose ni mu bice bizakurikira inkuru yitwa Inzitane njyewe nitwa Atete ninjye yandika kandi ni nanjye huyibagezaho